bitega ibiganza bishima kandi byakira uyu mugisha uva ku Mana ntibigira uko bisa kuri iyi si kubona inkingi y'umuryango ishinga igakomera bya nyabyo mu mizi ishikamye mu rukundo. Uyu mugisha uva ku Mana uyu mugisha uva ku Mana akiriye inkingi ihamye y'umuryango akira urukundo rugwiza umubano akiriye impano nziza ihuza imiryango akira uyu mugisha uva ku Mana mbona usa n'amavuta y'igikundiro asukwa ku mutwe w'umukunzi sha agasendera nyir'umutima ukundwa akamugwiza umuryango mwiza. Uyu mugisha uva ku Mana uyu mugisha uva ku Mana nimutuze murebe imboni yivugira mu maso y'uwakunzwe urwiza mu biganza bigaba umugisha mu mitima igwiza abahirwa ntibigira uko bisa kwibonera umwami n'umwamikazi basa batambagizwa umurwa mwiza mu munyenga ugwiza urukundo. Uyu mugisha uva ku Mana uyu mugisha uva ku Mana amashyi menshi ku muryango mushya umugisha w'ibyiza byose turawubifuriza urubyaro rwiza gutunga no gutunganirwa Uwiteka muzahorana iteka hose muri byose. Sheri shushu bacu mutima nikundira ndagukunda sana pe ibizigere biburana gato mu mitima y'abeza bakundana nibyo tubifuriza muhore mwikundanira muhore mwuzuzanya mu bihe byose mujye muhirwa mu mishinga yose muzasangira uwo mugisha wose muhore mwuzuzanya mu bihe byose mujye muhirwa mu mishinga yose muzasangira uwo mugisha wose.